Imvugo yawe iyo ndimo ndayumva ntabwo numva wowe keza ahubwo numva ndi kuvugana na marayika uri mu ijuru. Shaka ibyo mbabarira basi yihoberera. Yewe sinindiri gukomanga hamushitse ruteganyije se nta muntu ufite natumiye hano sinzi ahubwo umuntu yagenda akareba. Ngendo rero ndi kumva yuko mubara cyane cyane abishuzamo umutekano niba wihanganye gatoya ndebe. Okay, nta kibazo. We buri kanya buri munota buri segonda umukuza kuko jewe ndi nuza uza buri kanya cyane ngomba kwizigisha kigenda ushaki buri munota mu kanya nitwagize ejo ni umunsi wose niwaciyeho ibyumweru bishize nigeze nduhuka. Oya twavuganye ubwo sura nazabyibuha gute nazashyira uturase ku mubiri ryari nubwo nta naji ubuzanye undi wakumye no kumamagara Mugire ngo ngiye kuza ngo mbimenye hano ni wanjye ngomba kuzigenza shaki ubwo tema turanavugana kigake cyane shiri wanjye ipfa byose ubundi narabyemeye ariko genda usakoza nimugoroba hari ikibazo nimugoroba uze kumvira wati nimugoroba urahari mvugishe ngende ndamubwira ati niko tayari kabisa ndahita nitegura njye no muri moto ariko ubu ntabwo ndi muri moto rwose nta kibazo. Oya na munsi kandi abizi neza nta kindi kintu muri bukore atari kuryama rero hato ntaza kugaruka nkasanga ngiye nta n'ubwo kinyeneye rero ntabwo tugiye kuryamana ni ibintu bisanzwe tuba tuganira byo ku kazi ibyo muri cyaro viriya uyu munyacyaro uyu nguyu kandi ubwo ikashiri wawe ndabizi muraryamana rero ntabwo ushaka kuza kugaruka nsanga ngiye utakinyeneye nta kintu bivuze imbere yawe rero reka ngiye mbanze ureho akanjye nigendere cyangwa se dufatanye turi babiri ariko se mana wabuze ikindi gisubizo wampa koko wabuze ikindi kintu wankorera atari ukwishura mu busambanyi nk'ubu ngubu narandi redi kugira ngo nkunde mbone amafaranga y'ikode bambeshyeshya imitungo y'inzu n'ibindi byose. Man, ibintu ndashaka kubivamo ndakwigize n'abara rwose uzi n'ibindi nta n'ibyo ndi bukora ngiye uyu munsi ndabihinduye kwanza. Ubuze ngo iki? Ntabyo ndi buze gukora ahubwo izo saha nakubwiye nimugoroba uze kuza mwishyura amafaranga yawe yose ugende ntabyo ndi buze gukora rwose. Ariko uribuka ko undimo amafaranga y'umwaka wose wongereyeho na kwa kwezi. Okay, nta kibazo. Nimugoroba nze kugaruka amafaranga y'umwaka wose mfitiye. Umwaka w'ikize? Umwaka w'iki? Twavuganye ngo iki? Nitwaryamanaga. Nze kugaruka amafaranga yose y'umwaka wose wayabonye. Ahubwo ndimo n'ideye. Inshuro zose naryamanye nawe ku buntu.
cyane ntabwo nkabije ushobora kabije uzi nari ngiye no kwigendera se ngiye kuza mu masangeho muri numva ibyo murimo bitarangira oya urumva randredi nyine yaraje kundeba urumva kubera ko kino gipangu ndimo ndakishyura hari utumiliyoni tungahe musigayemo urumva rero yahuye n'akabazo yaraje kumbwira ngo mbe muhaye kuri utwo tumiliyoni mbe muhayeho kamwe hano akabazo yagize agakimwe ndamubwiye rero ati mu kanya nimugoroba uze kuza ufate utwo tumiliyoni turambwiye gufite umushyitsi turambwiye gufite undi mushyitsi mbabwire mukwa simpuzi ariko uyu muhungu rero hano mwicaranye sinzi niba ngo ari sheri wawe sinzi nta kintu na kimwe nzi ariko amaze umwaka wose atanyishyura utakwishyura iki atanyishyura amafaranga y'inzu ntabwo ubyumva rero kwihangana birananiye kabisa ntabwo ibi ngibi nabivamo yamwemetse icyo nayo kumva nyine iyi nzu shenya yiguze se si amafaranga make ubura kumwishyura niko yakubeshya si amafaranga make ubura kwishyura ese utwihanganye aya mafaranga ntabwo araboneka aho siko dahari we yakubwiye ko iyi nzu yayiguze niko yakubwiye ya niko yambwiye ibyo umuntu ari kuvuga nibyo cyangwa ngenda kumva nabi ngenda hanze nshaka amafaranga yanjye kabisa kuko umuntu aba yarubatse inzu bimugoye bimuvunnye ko oya wowe nashimye ikintu mva kuri yo uziko nteranya uza kumusebya duteranye iki njyewe atakuzi wowe urumva randredi nta mafaranga murimo ngewe none kaba ari hano gukora iki mbikubwire byose mbwira ukuntu byagenze impamvu ari kuvuga ibyo ngibyo gusa mbanje kugusaba imbabazi kimbwira nta kibazo mbabarire nakoze amakosa ariko nubwo nayakoze nta yandi mahitamo nari mfite nta kindi kintu nagombaga gukora nyine mbwira habaye iki byagenze gute urumva igihe hari igihe cyageze mbura amafaranga yo kwishyura hanyuma rero araza arambwira ati rero niba ubuze amafaranga yo kwishyura reka turyamane inshuro 10 ukwezi guhuriremo what ibyo ndi kumva nibyo mbabarire oya mbwira narakosheje naguciye inyuma ariko mbabarire we naciye inyuma ntabwo ndasoza hanyuma ubwo ngubwo ibyo biciye harambwira ati reka tugire gutya indi myaka ahantu nzaheruka twari tumaze umwaka urumva nasaga numaze muri miliyoni twavuganye nasaga numaze kumwishyura iz'umwaka wose sinzi ukuntu rero bihinduye ubwo tumaze umwaka turyamana nzi ko byenda kurangira inzu nayegukana kuzi ko nta soni mugira abe wowe abe uyu mugore hantu very sorry please I'm very sorry mbabarire ego no kubimbwira mu maso yanjye urumva ko ngindi bubyakire neza uri wabuze mahitamo nari ifite kutampamagaye ngo nabimbwire basi nangisha inama ibyo biteye isoni kubikubwira kutagira isoni ujya kubikora cyakoze njye ndumiwe Sheri nakwiyaga come on nyumva urabona ibintu nkoreye ibiki urabona ibintu nkoreye biriya nibyo nashakaga ubwo
nyine utumye nshwana na jeri wanjye kandi ibyo nashakaga bikize ahubwo gira ngubu numva use niki tugende nkoreye uyu mbwira ntabwo ibi ngibi ntacyo bitwaye nari kubyemera ariko tudashwanye na sheri reka njyewe biriya by'abasheri njye ntabwo kubishaka nshaka kuba uwanjye ntabwo ugende barimo ndabyumva rwose none ubu turaza kubikora dute ibiki njyewe tugende turabivuga nyuma